harimo byose. Umugisha w'Imana iyo ugendana n'umugisha wa Yesu, iyo ugeze ahantu ho mu butayu, muri wa mugisha havamo amazi yo kunywa. Iyo ugeze ahantu hari imvura, muri wa mugisha havamo umutaka. Ibintu byose mubona bibaho wabibwira ntibyumve, ariko ikintu cyose kigira izina kibaho. Bwaba uburwayi, ikintu cyose kiri imbere yawe ujye ubona kikugoye, umaze igihe ubwira nticyumve, wasanga gifite kutumva. Ariko Yesu avuze ikintu cyose cyumva Yesu. Haleluya. Yesu shimwe, Yesu shimwe. Kadukomere Yesu amashyi tumushimwe. Haleluya, haleluya. Ariko uyu mwanya barambuye ikiganza kuko bavuze ngo Yesu wabishobora. Nanjye mpagaze imbere yawe mu izina rya Yesu, ndategeka izi ndwara nizibavemo mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Tugushimiye ko twicaye kuri uyu musozi. Niryo jambo ryadukuruje neza, niryo jambo ryadukijije, niryo jambo ryatubatuye. Tugiye kuryumva rero, duha amatwi meza meza mazima, atari ay'umubiri gusa ahubwo ari n'ay'umwuka. Twumva icyo wateguye kutuganiriza. Iyo tuganirijwe n'abakomeye dutega amatwi tutarangara. Natwe rero tujye kumva ijambo ryawe. Reka dutuze, imitima ituze. Nubwo imitima yawe ibibaza byinshi, ifite ibibazo byinshi, ariko duhe gutuza twumva icyo dushakaho. Ijambo ryawe ryo ni rizima, ririhagije, rifite imbaraga, rifite imbaraga. Ni ijambo rishoboye gukora icyo ari cyo cyose. Rishoboye gukiza, rishoboye kwica, rishoboye kuzura, rishoboye kurema, rishoboye byose. Ibibaho ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ijambo ryawe rirabishoboye. Natwe rero duhe kumva dutuje imbere yawe kugira ngo twumve icyo dushakaho. Ubwiza bwawe bukomeze buzenguruka ahantu, ubwiza bwawe, imbaraga zawe, kugira ngo duturize imbere yawe umukozi wawe, nawe umwuzure, umwuka wawe mwuzure, kugira ngo avuge ibikwiriye byose wateguye muri uyu mwanya. Izina ryawe niryubahwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kadukomere Yesu amashyi tumushimire. Haleluya. Kadusome ijambo ry'Imana twihuse mu buhanuzi bwa Ezekiel bice 47. Ezekiel bice 47. Uhereye ku murongo wa 8, maze arambwira ati aya mazi atemba agana iburasirazuba azagera no muri Araba kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja amazi yo muri yazakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi utemberamo yose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho y'amazi azagera azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kikabaho. Abarobyi bazahagarara ku nkombe zawo, uhereye muri Enigedi ukageza muri Enugurayimu hazaba aho kwanika inshundura. Uzabamo amafi y'amoko ataramwe nk'amafi yo mu nyanja, kandi azaba ari menshi cyane. Ariko ibyondo by'isayo byaho n'ibishanga byaho ntabwo bizabonezwa, bizatabwa bibe aho umunyu. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa. Ibibabi byabyo ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo bibe umutuvura. Muvuge ngo amen. Mureke dusome n'urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya mbere cy'urwo rwandiko. Murongo wa 3 bavuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nasishimwe,
kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose. Haleluya. Yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Muvuge ngo amena. Ndashaka gusoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ibice 3, murongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muvuge ngo amen. Murambo ibiganza aho muri hose abanyumva, twongere dusuhuzanye kandi dushimire Imana. Imana iduhaye uyu mwanya wo kuba muri iki giterane, muri giteraniro. Dushimire korali, abakozi ba 11 yagize uruhare hamwe n'iritorero na paruwase mu gutumira abashyitsi baje uyu munsi, nanjye nkaziramo. Mwarakoze cyane. Nsenga kubw'iki giterane kugira ngo numve icyo Imana ishaka ko tuganira. Ndashaka kongera kubibutsa urukundo rw'Imana. Yesu ashimwe. Kuba turi hano ni uko Imana yuzuye urukundo. Kuba Silowamu yaje hano natwe twese tukaza kuri uyu musozi, abantu hari igihe bagenda hano bakabona ni kure, bakabona hari amabuye menshi, ariko Yesu yagenze urugendo rurerure cyane ava mu ijuru aza mu isi. Yesu yagenze urugendo rukomeye cyane ava mu ijuru aza mu isi. Aho yanyuze ntabwo ari amabuye, aho yaravuye hari mu bwiza bw'iteka ryose. Yesu yakoze urugendo rurerure cyane ava mu ijuru aje mu isi, aje kudushaka. Ariko icyabimuteye nta kindi, ni urukundo. Imana ishimwe cyane. Icyabimuteye nta kindi, muri ibyo yaravuze ngo ibyaha byacu byari bikabije, ariko Yesu aterwa n'urukundo. Uyu munsi rero ndumva ashaka kongera kubibutsa urukundo rw'Imana rwinshi rurenze uko abantu barumenya, kugira ngo mu gusenga kwacu uyu mwanya umuntu wese uri hano, kubera ibibazo bigenda biba byinshi mu isi, abantu bagera igihe bakumva ntibakunzwe, bakumva ntibakundana, ababyeyi bakabona abana nibo bakunda, abana bakabona ababyeyi nibo bakunda, bega ukagera ubwo ubona naho utuye hatagukunda. Ariko nongere mbibutse ko turi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kuzuye urukundo. Yesu ashimwe. Kandi impamvu uyu munsi turi hano twese twaje, nuko Imana ikunda abantu mwicaye aha, waba usanzwe ukijijwe cyangwa udakijijwe, n'unyumva aho yabahagaze hose. Impamvu twese turi hano uyu munsi, Imana ikunda abantu baraha, Imana ikunda n'uyu musozi. Yesu ashimwe. Imana ikunda abantu bose baraha, Imana ikunda n'uyu musozi. Yohana byandika aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Uyu munsi ndashaka kubabwira ko uyu mwana w'Imana turamufite, kandi ntabwo yaje nk'umwana gusa, yamwujujemo byose. Kuko yandikira Abefeso yaravuze ngo Imana ishimwe ngo kuko ngo yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose. Bega Imana yanze kugitanga akantu kamwe kamwe, irangije ibona isi ikeneye ibintu byinshi, iravuga ngo ibintu byose mukeneye ngiye kubishyira muri umwe. Imana ishimwe. Ndashaka gutangariza abantu bose baraha ko ibintu byose ukeneye Imana yabishyize muri Yesu. Bega Imana ibona ibintu byose isi ikeneye ari byinshi, ubona ntizageza buri munsi. Irangije iravuga ati ariko ngiye kubahereza impano.
ngiye kubahereza impano, iyo mpano nyishyiremo ibintu byose umwana azakenera, umukecuru azakenera, urwaye azakenera, ugowe azakenera, umunyabyaha azakenera, umuntu wese uri hano ikintu cyose ukeneye ndagutangariza ko muri Yesu kirimo. Haleluya. Yandikira Abaroma mu bice 8:31 niho yavuze ngo ubwo itimanye umwana wayo Yesu Kristo ikaba yaramutanze ku bwacu, mbese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yesu ashimwe. Rero ndashaka kubatangariza ko uwo Yesu wuzuyemo byose ubu twaramuhawe. Na niyo mpamvu uyu mwanya nshaka ko tugana aho tugiye gusenga kugira ngo ushake muri Yesu icyo ukeneye. Ugenze gute? Ugenze gute? Ushake muri Yesu. Ushake hehe? Ushake hehe? Ushake muri Yesu. Abantu bicaye hano ndabizi mukeneye ibintu bitandukanye, ariko ndashaka kuguhamagara ngo ikintu cyose wumva ukeneye uyu mwanya tugiye kugishaka muri Yesu. Nabari abantu nubwo baje mubona abakire bavuye i Kigali, ariko nabo wese mubashije ikintu akeneye ugishake muri Yesu. Yesu ashimwe. Ugishake muri Yesu, kubera ko Imana iduha Yesu yamuduhanye ibintu byose, yaduhayemo byose. Kandi ndabatangariza ko uyu Yesu ntabwo tugiye kumusaba ngo aze kuko arahari, ahubwo tugiye gufata akanya umuntu wese waje hano yibaze ni iki wari ukeneye muri Yesu. Ariko ndashaka kubabwira ibintu bitatu bikomeye Yesu ajya akora iyo yaje. Ezekiel hanura avuga kuza kwa Yesu, kuko kiriya gice cyahanuraga umukiza uzaza, cyavugaga agakiza tuzabona. Uyu mugezi ni umugezi w'agakiza, ariwe Kristo. Ezekiel yerekwa ajyanwa ku rusengero abona iby'uyu mugezi, ndetse ngo marayika wari umutwaye akawumugezamo, akagenda amuteresha intambwe amujyana kugeza aho amazi y'uyu mugezi ngo abereye menshi, ngo akamugeza ahantu atabasha kuyavamo. Yaramubwiye ngo uyu mugezi numara kuza amazi yawo ngo natemba, haleluya, ngo nagira gute? Natemba aho azagera hose. Niba hari n'ikintu gihari cyapfuye kizaba kizima, haleluya. Niba hari ikintu cyapfuye iwawe, uyu mugezi w'agakiza, uyu Kristo ahageze, Yesu yabishaho ikintu cyapfuye. Uyu mugezi aho uzagera ntabwo uzakiza abantu gusa, kuko ni umugezi ukiza abantu, ugakiza ibintu, ugakiza n'ahantu. Imana ishimwe. Yesu twahawe afite ububasha buhindura ibintu, buhindura abantu, bunahindura n'ahantu. Afite ububasha bukiza, butanga ubuzima mu bantu. Afite ububasha butanga ubuzima ahantu. Afite n'ububasha butanga ubuzima ku bintu. Mbega ushobora kuba uri hano ikibazo ufite ari icyawe bwite nk'umuntu, ariko wasanga ikibazo ufite ari n'ikisambu yawe. Burya n'isambu Yesu afite ububasha ku isambu. Haleluya. Wasanga ikibazo ufite ari icy'intama, ari icy'ingurube, ari icy'ihene, ari icy'inka, ari icy'ikibanza, ari ikigare, ari icya moto, kuko ibintu byose biriho bibeshwaho n'ijambo rye. Na niyo mpamvu Yesu yahari ibintu byose bibasha kugira ubuzima. Yesu ashimwe. Ikintu cyose kiri imbere yawe mu buzima bwawe kikubereye ingorane, kikubereye umutwaro, kikubereye ikibazo. Na niyo mpamvu nidusenga uyu munsi mu byo dusengera, turasengera n'uyu musozi. Gitifu w'akagari, gitifu w'umurenge, n'uyu musozi turawusengera. Muzi impamvu? Uzi ko Yesu yavuze ibuye basitaragaho nk'iri riba ibuye rikiza abantu. Abantu bagakira bakijwe n'iki? Nibuye basitaragaho mu nzira. Kuko Yesu abasha gufata ryabuye. Yesu kugira ngo atugire neza si ngombwa kazana ibintu bivuye muri Amerika n'ahandi. Yesu ahantu ageze n'ibintu agezemo abasha kubikoresha bikabeshaho abantu. Imana ishimwe.
Yesu rero mu bintu nshaka kumugarukaho uyu mwanya, Yohana yaranditse mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza, aravuga ngo ibintu bimwuzuye nibyo twahawe. Ibimwuzuye byose twarabihawe. Ahubwo igisigaye ni ukubyakira. Mbega ibintu Yesu bimwuzuye, ubu ngubu mwaje tubifite. Abantu b'Irushubi, hariya ni Rushubi, abantu b'Irushubi, ibintu twabazaniye ni ibintu Yesu afite. Ibintu nyogosenge na nyokorome, ibintu wanyu bataguhaye, Yesu arabifite. Yabiguha, yabiguha. Ibimwuzuye nibyo twahawe, kandi kubigira ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ariko ibintu bimwuzuye, icyambere yaje aruje kuduhesha ubugingo. Niyo mpamvu yandika mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 10, yaravuze ku murongo wa 10 ngo umujura ntazanywa n'ibindi keretse kwiba, kwica no kurimbura. Abata ariko njyeweho naje kugira ngo intama zigira ubugingo, ndetse zigira ubugingo bwinshi. Petero yandika mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, yandika mu bice 2, mu gice cya 2 yaravuze ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Mbega twahawe ibintu byose bizana ubugingo. Imana ishimwe. Twahamagawe, Yesu araza, ariko icyo aduha bwa mbere, aduha ubugingo, kandi muri we huzuyemo ibintu byose bizana ubugingo. Izi ndirimbo mwumvaga nazo bwazizana ubugingo, zizana ubugingo. Aya magambo mwumva, ibi bintu byose muri kumva byakuzana kuri Yesu, ni ibintu Yesu yazanye bizana ubugingo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mwabaririmbyi mwe, mwabavuga butumwe, mwabanyamasengesho mwe, ibintu bitazana ubugingo ntabwo ari ibyacu, si ibyo twahawe. Ibyo twahawe ni bizana ubugingo. Ibi bintu bizana ubugingo rero iyo bigeze mu buzima bwacu, icyambere bihindura mu muntu nuko binesha imbaraga z'ibyaha, nuko zidukura mu bubata bw'ibyaha. Mbega aduhindura abana b'Imana, ariko abiduhindurishije kwica kamere y'ibyaha mu buzima bwacu. Niba hari ibintu bituma abantu babayeho nabi, niba hari ibintu bituma ingo, abagabo n'abagore, abana, urubyiruko, abakuze, ukabona baragowe, ukabona bahorana amaganya, bahorana intimba, bahorana agahinda, ni ukuba mu buzima ariko bw'ibyaha. Ariko ndashaka guhamagara umuntu uri mu kino giterane yumva agowe. Ubanzure mu bintu bikugoye, wasanga ubwowe n'ibyaha. Ibyaha rero akenshi iyo bigoye umuntu, kuko umuntu ajya mu byaha yumva ko bizamugirira neza. Muri Luka hari inkuru Yesu yavuze mu bice 15 uhereye ku murongo wa 11, niho yavuze ku mwana wari mu rugo rwa se aguwe neza, noneho aza gutekereza ko akeneye gusaba se ibyiza afite, umugabane we ngo awumwake, ngo narangiza ngo ajye kwishakira ubundi buzima, ajye kwishakira undi munezero. Abantu bajya mu byaha bakava no mu nzu y'Imana batekereza ko ahari hari ahandi hantu hatari mu nzu y'Imana bazabonera ibyiza, bazabonera kunezerwa. Muzasanga abagabo bamwe barataye abagore babo bakajya gushaka abagore ba kabiri, yumva hari nabo n'umugore wa kabiri azabaguwe neza, ndetse nawe yagira kumva nabwo ntabwo biraza, akajya gushaka uwa gatatu, akajya gushaka uwa kane, akajya gushaka uwa gatanu. Ahubwo agasanga buri munsi ari gukurikirwa n'ibitutsi n'amagambo y'abana
badahuje ababyeyi bagenda bagata ariko mbega agatangira kumva gowe akibaza icyazamuvana aho ngaho akavumiriya agakurikizaho kujya mu biyobyabwenge ujya mu nzoga ujya mu itabi ujya mu biki akumva ahari ibyo agiyemo bizatuma hari akantu ko kunezerwa byamubaho wa mugore nawe yabona bimugoye akavuga ati ariko nta handi nashaka ibindi abajya mu bapfumu abajya mu bindi bintu bitandukanye abantu bajya mu bibi mu byaha bazi ko ahari nibabigeramo ibyo bazajyamo bakagira ngo hari akantu ko kunezerwa bazabona ariko ndabizi wowe unyumva wagerageje gushaka icyatuma ugubwa neza kandi ukora ibyaha bitandukanye ndabizi ko wowe unyumva nawe ubwawe urabizi ko wumva ugowe wumva uremerewe wumva ubabaye wumva ubabaje wumva uri ingorwa uyu mwana wavuye kwa se ngo yaragiye yumva ko ahari mu byaha yazanezerwa ngo agezeyo ngo arababara ngo aragorwa ngo agera ku rwego ngo yumva ngo arutwa n'ingurube ubwazo arutwa n'ingurube ngo yifuza kujya asangira nazo kuko yumvaga ababaye yumvaga ababaje abantu mwese muri iki giterane wumva ubabajwe n'ubuzima bw'ibyaha ubamo ndagutangariza ko hari Yesu waje. Haleluya. Ndagutangariza ko ari Yesu waje ubasha kujya mu buzima bw'umuntu akagenda nta ntambara ibaye akaza mu buzima bwawe akagukiza kuba ingorwa akakuvana mu bubata akaguha amahoro akaguha umunezero akaguha ibyiza ngo uyu mwana ngaza ngo kwisubiramo murongo wa 17 uravuga ngo nuko yisubiyemo aribwira ati ngabigenje gute ngabigenje gute ngabigenje gute abigenje gute muvuge cyane yisubiyemo yitekerejeho wowe umaze igihe ugerageza ibyo ushoboye byose buri byaha bitera umuvumo uzi ko umuntu ajya mu byaha yajya ahinga ntiyeze yajya ahinga ntiyeze yajya yorora itungo ntirikure yahinga urutoki ntirwere insina ntiyere kubera iki burya ibyaha ibyaha ntibyonona we gusa byonona n'iwawe byonona n'ibyawe byonona abaturanyi bawe byonona abana bawe byonona ubuzima bwawe ibyaha byonona umudugudu byonona akagari ibyaha biragenda ariko ngo yisubiyemo ngabigenje gute yisubiyemo ngaribwira ndashaka uyu mwanya kuza gusengera abantu bisubiramo bakibwira akavuga ati ariko ubu ingorane mfite iwanjye ntaho zihuriye n'ibyaha mbamo ntaho zihuriye n'ibyaha nkora ntaho hari igihe umuntu amara umwanya amara igihe amara imyaka atekereza ariko nta kibazo afite uyu munsi yakumva yagowe akajya mu kabari akanywa icupa agashyiraho n'irindi yakumva yagowe akajya ushaka ikindi kintu cyamusinziriza ariko yakanguka za nzoga zishize akibuka kagowe akibuka kabuza amahoro akibuka ko atanezerewe niho uzasanga abagabo bamwe ntabwo ashaka gutaha hakiri kare kugira ngo ataza kugira umuntu umubaza ibyabamo nibwo uzasanga rimwe na rimwe iyo bahamagaje intama ntazijyamo kubera iki yumva ijwi rimubwira ngo wowe mugabo nyabaki ariko uyu munsi wa none kuko urukundo rw'Imana rwatuzaniye ibintu byose bihesha ubugingo bihesha ubuzima bihesha kubaho uyu munsi wa none intambwe watera niyo kwisubiramo ukabwira Yesu ngo ariko nanjye ndumva ashaka kugubwa neza ndumva ashaka kumererwa neza ibyaha bituma umuntu ukiri muto w'imyaka 20 n'ingahe umureba ukabona yarakecuye
murebe ukabona ni umusaza, ukabona umusore w'imyaka 20 n'ingahe 30, ukabona ni muzehe uraho. Ibyaha bituma umuntu yumva nta byiringiro byo kuzubaka afite, ukajya ugenda wowe ubona amaherezo yawe ari ukubingorwa. Ariko hari Yesu waje, kandi impamvu yaje yatuzaniye ibintu bihesha ubugingo, bihesha kubaho, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera ntarimbuke. Haleluya. Uyu munsi ijambo dufite ni iryo kubabwira ko kwakira Yesu muri we harimo kubaho. Imana ishimwe. Muri we harimo kubaho. Hari umugabo umwe yari yaragiye mu byaha bitandukanye. Ndashaka kuvuga ko Yesu azura n'umuntu wageze ahantu yibera mu byaha, akumva nirwo yakatiwe, bega akumva yarakatiwe kwibera mu byaha, akumva nta handi, akumva nta kindi. Yewe wasanga umuntu atanaje hano, ariko niba ufite umuntu ubona wagowe yabaye imbata z'ibyaha, muri iki giterano uze kumusengera. None uwo mugabo yumva ijambo ry'Imana rimubwira ngo umuntu wese yari mu byaha abagowe, abamerewe nabi, abarushye, abaremerewe. None yumvise iryo jambo atangira kwibaza, atari ko bundagowe koko, atari ko bundaremerewe koko, ubu ndarushye. Noneho abaza mugenzi we wigishaga, avuga atari ko komba mu byaha ariko nkaba numva ntagowe, nkaba numva ntaremerewe. Noneho mugenzi wigishaga aramubwira ati rero niba uri mu byaha ukumva utaremerewe, wowe ukeneye gusengerwa amasesho yo kuzura kuko warapfuye. Avuga ati mbese n'ibiro bingahe wagereka hejuru y'intumbi gataka? Ti niba wumva uri mu byaha ukumva nta kibazo ufite, ukeneye gusengerwa amasengesho yo kukuzura kuko byarakwishe. Rero Yesu yaraje kugira ngo aduhe ubugingo, ariko aduhe ubuzima, aduhe kubaho. Na niyo mpamvu muri iyi mpano yitwa Yesu twahawe, ikintu cya mbere kirimo ni imbaraga zidukura mu byaha, ni imbaraga zibitsinda, ni imbaraga zibidukiza ibyo ari byo byose. Kandi ibyaha bizana ububata, ibyaha bizana gucuya, bizana gusa nabi, bizana yewe wanisiga inyuma abantu bagenda bakabona urasa neza, ariko imbere muri wowe wumva ijwi rikubwira ngo uri ingorwa. Niyo mpamvu muzabona umuntu mukabona agiye kugira mu bantu yari yanyoye itabi, akavuga ati ko nanyoye itabi ubu ngubu ngende mpekenya ibihe byatsi. Ni iki kibiteye guhekenya ibyatsi? Ni iki kibiteye guhekenya ibyatsi? Ni iki kibiteye guhekenya ibyatsi? Agatangira kurisha. Kubera iki? Arabizi ko aragowe, arabizi ko aranuka, aravuga ati ndanuka, ndabizi barabimenya, reka kampekenye ibyatsi. Mbega ibyaha bizana ububata, ariko Yesu twahawe, haleluya, yatuzaniye ijambo rihesha ubugingo. Uyu munsi kumwemera gusa hari ibintu ahindura mu buzima bwawe, hari ibintu ahindura ku musozi wawe, hari ibintu ahindura mu gace kawe, hari ibyo ahindura mu muryango wawe. Uko ukomeza kuguma mu byaha, utangira kuzanira umuvumo umuryango wawe, abana bawe. Kandi ushobora no gusanga ugeze kure, ugasanga uyu munsi wasenye urugo rwa mbere, ugeze mu rwa kabiri, ugeze mu rwa gatatu, nta kindi cyazakubakira. Ntabwo kujya ku rwa kane bizubaka no mu rwa gatanu, ahubwo igikenewe ni ukubwira Yesu ngo ndashaka nanjye kuguha ubuzima bwanjye. Imana ishimwe. Iyo Yesu yamaze kuza mu buzima bwawe, akaza agatsinda ibyaha, ntabwo atsinda ibyaha gusa, ajya anadukiza indwara, ajya akiza n'imibiri yacu. Ndasengera umuntu wese ufite ububata, kubagowe kubera uburwayi, uyu Yesu akiza indwara zitari zimwe. Iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko,
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko niho nshaka gusoreza kugira ngo mbabwire ko uyu Yesu akiza ibyaha, ububata bw'ibyaha akabukiza, ariko ikindi ajyaza akadukiza indwara zose. Muri Mariko ibice 9 aha yakizaga umuhungu wari urwaye igicuri. Mu ngwa 17 ngo umwe muri bo aramusubiza ati mwigisha nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho musanze hose iyo amufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Ariko murumva uko dayimoni agenza? Murumva dayimoni? Murumva dayimoni? Mwumve, aha musanze hose iyo amufashe ngamugenza gute? Amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Umurongo wa 21 ngo Yesu abaza ati yafashwe ryari? Ngaramusubiza cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Uyu mubyeyi yarababaje. Ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora. Hari abantu bafite ibibazo bitari bimwe uyu munsi yibaza niba Yesu yabishobora. Kamutangarize ko ibintu byose ubona bikugoye, bikuremereye, haba mu buzima bwawe, haba indwara ikomeye, haba icyago icyo ari cyo cyose, ku musozi wawe, mu muryango wawe, Yesu arabishobora. Uyu mubyeyi aramubwira ngo utugirire imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se uwo mwana avuga cyane ati ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushimikiye biruka acyaha abadayimoni ati yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo ntukamugarukemo ukundi. Arataka, aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye. Bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Mureke dukomere Yesu amashyi. Haleluya, haleluya. Twaje kubabwira ngo muri Yesu Imana yashyizemo ibyo dukeneye byose. Yashyizemo ubugingo buhoraho, yashyizemo agakiza, yashyizemo imbaraga zadukura mu byaha. Ariko muri Yesu yashyizemo no gukira indwara zose. Kandi indwara iyo ari yo yose, ikintu icyo ari cyo cyose kiriho, nubwo cyaba kitumva abandi bantu iyo bavuze, yewe ikintu cyose kiriho kigira izina, nubwo cyaba kitumva abandi bantu iyo bavuze, ariko cyumva Yesu yavuze. Ngo uyu mudayimoni ngo ntabwo yumvaga ntiyanavugaga, ariko murabyumva, ariko Yesu avuze abigenza gute? Yarumvise. Haleluya. Ntabwo yumvaga ntiyanavugaga. Noneho Yesu ibintu byose mubona bibaho wabibwira ntibyumve, ariko ikintu cyose kigira izina kibaho. Bwaba uburwayi, ikintu cyose kiri imbere yawe ujye ubona kikugoye, umaze igihe ubwira nticyumve, wasanga gifite kutumva. Ariko Yesu avuze ikintu cyose cyumva Yesu kandi kiramwumvira. Ko uyu mudayimoni yarakaze kuko ngamuvuyemo ngo yaratigise cyane. Ubundi abandi badayimoni Yesu arabwiraga bakagenda kayo nta cyabaye, ariko uyu mudayimoni agiye ngo yaratigise, ngo abantu babona ngo abaye nk'upfuye, babona wa muntu arapfuye. Kubera iki? Yari yaramushegeshe.
wasanga nawe ufite ibintu byagushegeshe mu buzima bwawe ku buryo nubwo uri hano wumva waragowe, wumva umeze nk'uwikoreye ijuru, nk'uwikoreye umusozi, nk'uwikoreye ibintu bikoremereye cyane. Ariko ibyo bintu byose Yesu yaraje kugira ngo abigukureho maze uhaguruke weme. Yesu ashimwe. Yesu yaraje kugira ngo abigukureho maze weme, maze ugire ubuzima, maze ugire agaciro, maze ubeho. Na niyo mpamvu uyu munsi dushaka kubwira ngo ibintu byose ubona bikugoye mu buzima bwawe, Yesu arahari kandi afite igisubizo. Tugiye gusenga. Yaje mu buzima bwawe agukiza ibyaha. Yesu agenda akiza indwara z'uburyo butari bumwe. Iyo usomye ubona akiza umugore wari umaze imyaka myinshi arwaye, yararembye. Wasanga ibibazo byawe, wasanga indwara yawe, wasanga ingorane zawe zimaze imyaka myinshi. Ariko nubwo bimaze imyaka myinshi, Yesu Kristo amaze imyaka myinshi kubirusha. Kubera iki? Nuko isi itarabaho Yesu yarariho. Nta kintu cyabwira Yesu ngo kiramuruta. Bega nta kintu cyabwira Yesu ngo njyewe ndi umusiniya kukurenza. Nta cyabwira Yesu we ngo ntabwo uzi igihe nazi. Uzi impamvu? Igihe byaziye Yesu yarahari, yariho. Nta cyabwira Yesu ngo ntabwo uzi uko naje. Uzi impamvu? Aho cyanyuze Yesu aba hose. Nta kintu cyabwira Yesu ngo nkurusha uburambe, kubera ko ibintu byose Yesu abirusha uburambe. Nta kintu cyabwira Yesu ngiyomba ntuhazi, kuko nta hantu wariho Yesu atagera. Niyo mpamvu uyu mwanya rero watuma mwene wanyu ntagereyo, ariko ibintu bikugoye tumayo Yesu hose agerayo. Wasanga hari abakubwira ngo nta wabimenya izi, kuko muri we harimo kumenya kose. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kugusengera. Wowe ufite ikintu cyose wumva kikugoye, ikintu cyose kikugoye, hano hari Yesu ushobora byose. Mujyejuru dusenge, kuko uko agukiza agenda aguha wa mugisha, ngo yaduhaye ngo umugisha wose. Umugisha rero Yesu atanga ni ikintu kizaguherekeza none n'ejo. Iyo tuvuze ngo Yesu aguha umugisha, sibura tuba dusabye iki? Harimo byose. Umugisha w'Imana, iyo ugendana n'umugisha wa Yesu, iyo ugeze ahantu ho mu butayu, muri wa mugisha havamo amazi yo kunywa. Iyo ugeze ahantu hari imvura, muri wa mugisha havamo umutaka. Iyo ugeze ahantu hari urusaku, habamo ituze, abantu bakajya basakuza, wowe ntiwumve urusaku. Kubera iki? Mu mugisha w'Imana harimo ibyo dukeneye aho tugeze. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu rero aduha ubugingo, akadukiza indwara, yarangiza akaduha ikintu bita umugisha tugendana. Kandi muri uwo mugisha harimo icyo dukeneye aho tugeze. Iyo ugeze ahantu ugiye kubaka urugo, ugeraho ugasanga mu mugisha harimo ibigufasha kubaka urugo. Iyo ugeze ahantu habonye urubyaro, usanga mu mugisha harimo ibigufasha kurera abana. Iyo ugeze ahantu yewe niyo wageze mu bushomeri, usanga mu mugisha harimo ibigufasha kubaho mu bushomeri kandi ukabaho. Haleluya, haleluya. Mbega ukubera ibisubizo byo mu mataba. Iyo ugeze ku misozi, umugisha ukubera ibisubizo byo ku musozi. Iyo ugeze mu butayu, umugisha ukubera ibisubizo byo mu butayu. Iyo ugeze ahantu hatari abantu, umugisha ukubera inshuti. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu rero iyo tumaze kwakira Yesu, ngo yaduhereye muri Yesu imigisha yose. Haleluya. Rero icyo ukeneye, ntusabe gusa ngo Mana mpa umugore, saba umugisha. Kuko umuntu umwe yarari kwigisha, abwira abantu ngo umuntu wese nagenda azana ikintu yumva kimubereye umutwaro, kimuremereye. Umwe ahita asohoka aza yikoreyeho bashakaye, aravuga ati mu nsengero dore ikindemereye n'iki, dore ikindemereye n'iki. Rero iyo nta mugisha n'uwo mwashakanye ahinduka umutwaro, ku buryo ujya mu butayu ugasanga umuntu avuze ati icyifuzo nzanye n'iki, ati n'umugabo wanjye. Icyifuzo nzanye n'iki, ati n'umugore wanjye. Iyo nta mugisha ubyara abana, abandi bagahinduka umugisha. Ariko iyo nta mugisha ubyara abana bagahinduka umutwaro, bakaba ikibazo. Iyo nta mugisha ugira akazi kakaba ikibazo. Ariko mu mugisha harimo igisubizo cy'ibyo tunyuramo byose.
ariko uyu mugisha kugira ngo uza muri Yesu. Ntabwo uyu mugisha uca mu byuma n'uzi dushyire mu bubata, kandi uko Yesu aje adusigira wa mugisha ukaduherekeza, ukagendana natwe, ukabana natwe. Wajya ubyara umwana ukabona umwana n'umugisha, kubaje ntabwo akubabaza kandi ahari, kandi byakuriza bihari. Kubera iki? Abasha guhindura umubabaro wawe mw'ibyakunezeza, abasha guhindura inzira abantu bafunze ku buzima bwawe, akayivanamo inzira y'umugisha y'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu nongera kubatangariza ngo kubw'urukundo rw'Imana twahawe Yesu, tumukomere amashyi tumushimire, maze dufate umwanya dusenge. Ngiye gusaba umuntu wese wumva hari ikintu ukeneye kandi wabonera muri Yesu, najejuru maze tumusengera Imana. Icyo agikoraho ngo agire icyo agikoraho, ngo uyu mubyeyi ngo yinginze Yesu, aramubwira ngo uramutse ubishoboye ndakwinginze ntabara. Umuntu wese uri hano yumva akeneye ko Yesu yamutabara, nahaguruke maze dusenge. Umuntu wese ufite ibimugoye byamunanije, bituma wumva ubabaye, bituma wumva ufite intimba, ufite agahinda, bituma wumva uremerewe, ariko uyu munsi Yesu uri hano, Yesu waje, Yesu uri gukorera hano, afite ubutware n'ubushobozi bwo kukugira neza. Ngo urambure ikiganza tugusengere, ngo urambure ikiganza Yesu aguha umugisha, ngo urambure ikiganza Yesu aguha umugisha. Nuhaguruke maze tugusengere mu izina rya Kristo Yesu. Nuhaguruke maze tugusenge urambuye ikiganza mu izina rya Kristo Yesu. Ngiye gusaba ko abaririmbyi baza hano, kuko tugiye gufata umwanya wo gusenga. Yesu abasha kudukiza amagambo y'urugomo, muri we twahinduriwe izina, muri we twahinduriwe amateka. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye gusenga, ariko by'umwihariko ngiye gusengera bwa mbere tugiye gusengera mu buryo butandukanye, ariko bwa mbere ndashaka kubanza gusengera umuntu wumva ashaka gukizwa, ashaka kwihana. Hari ibyaha biba mu buzima bwawe, ukumva uragowe, ukumva ukeneye kuruhuka mu mutima, ukeneye gukira ibyaha, ukumva ukeneye gukira ibintu byose Satani yazanye mu buzima bwawe kubera ibyaha, ukaba ukeneye gukirizwa muri iri teraniro, ukaba ukeneye kurikirizwamo. Wasanga waregeze ubu murokore ukagwa, ukaba uri hano uyu munsi wa none. Rambura ikiganza we tugusengere by'umwihariko. Umuntu ukeneye kwakira Yesu, rambura ikiganza. Ndi kubabona mutera intambwe mu nsange hano. Umuntu ukeneye gukizwa, ukeneye kwakira Yesu, uyu Yesu nagira mu buzima bwawe akagutsindira ibyaha. Urukundo rw'Imana niko Yohana avuga, aravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera, kugira ngo umwemera ntazarimbuke. Imana yatanze Yesu kugira ngo tuba amahoro. Oh haleluya, haleluya. Ihute ngwe Yesu shimwe. Oh haleluya. Ihute cyane ushaka gusengerwa, ihute cyane mu izina rya Kristo Yesu. Ihute cyane. Oh Yesu shimwe, Yesu shimwe. Oh Yesu shimwe. Ushaka kwakira Yesu ukiri mu nzibuza, ngwino utera intambwe wihute. Wowe ushaka kwakira Yesu akaguha agakiza, ukaba umwana w'Imana. Oh haleluya. Twaherewe ku abana b'Imana muri Kristo Yesu, kandi ibyo bidutandukanya n'amateka mabi, bikaduha umurage mushya w'isezerano, bikaduha ubugingo, bikaduha kunezerwa, bidutandukanya n'imivumo twavumwe, kubera ko muri Yesu nta
muvu murimo, muri Yesu harimo umugisha. Imana ishimwe, muri Yesu nta muvu murimo, muri Yesu harimo umugisha, muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo kubaho. Niyo mpamvu twaje mu izina rya Kristo n'urukundo rwe ngakugirire neza. Ngwino utere intambwe maze ubwire Yesu ngo mbabarira. Yesu shimwe byose ndapfukamye kubera wowe ndagushaka n'umuzi imbabazi zawe zimbeho amaraso yawe nanyeze hindura umwana wawe ubugingo buhoraho satani mbisezereye mu buzima bwanjye, abo wampuje nabo mbatandukanije n'ubuzima bwanjye. Nakira imbaraga z'Imana, nakira umugisha w'Imana. Yesu Kristo turagushimiye cyane, tugukomeye amashyi kuko aba nabo ni urubyaro rw'Imana. Aba nabo bababyaye kandi ku musaraba waravuze ngo byami wabaro. Aba nabo bari barimo, uyu munsi urababyaye. Uraje mu buzima bwabo w'ibyaha, uyu mwanya tuwukujeho amaraso ya Yesu, tubatuyeho umugisha mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'ibyaha zitsindwe mu buzima bwabo, nuhindura ubuzima bwabo, nuhindura amateka yabo, nurema ibihe bishya mu buzima bwabo. Imiryango yabo nihirwe, abana babo nibahirwe, baha amateka mashya, baha inkuru nshya, baha ibyo kuvuga bishya mu izina rya Yesu Kristo. Tugukomeye amashyi tugushimira. Oh haleluya, turagushimiye Yesu, turagushimiye Yesu, turagushimiye. Tukuramburiye amaboko, katurambura amaboko twese. Aya maboko turambuye Yesu nuko twiyeguye ubwami bwawe. Aya maboko barambuye nuko biyeguye ubwami bwa Kristo, uhereye none kugeza iteka ryose. Ntibazongeye gutwarwa n'umwanzi, ahubwo Yesu bagenge. Akira bakuyoboye mu nama zitandukanye, uriheba kuko wabwiwe ngo ntabwo uzakira, ariko aha turi hari imbaraga za Yesu zibeshaho. Rambura ikiganza maze tugusengere mu izina rya Yesu. Yesu Kristo, ibi biganza birambuwe, harimo abagiye gushakira gukira ahandi, harimo n'abagiye mu bapfumu babashutse ko bakira, nka wa mugore wamaze ibintu bye ngabitanga no mu bapfumu, ariko niyakira, ariko agize umugisha ahura nawe, amenya kukiza, araza ngakure ku nshunda z'imyenda yawe maze uramukiza. Harimo abagerageje kwifuza mu buryo butandukanye, ariko uyu mwanya barambuye ikiganza kuko bavuze ngo Yesu wabishobora. Nanjye mpagaze imbere yawe mu izina rya Yesu, ndategeka izi ndwara nizibavemo mu izina rya Yesu. Abadayimoni bateza ubumuga, bateza uburwayi butari bumwe, abadayimoni bateza ubumuga, bateza uburwayi butari bumwe. Kiza kwawe tugukomeye amashyi kubwo gukiza uzanye muri giteraniro, kubwo ubuzima utanze, kubwo ubuhamya bushya, kubw'ibyo uremye, kubw'ibyo ukoze. Tugukomeye amashyi, dukomere Yesu amashyi menshi kubwo gukiza kwe. Oh Yesu shimwe, oh Yesu shimwe, Yesu shimwe, oh Yesu shimwe, haleluya, Yesu shimwe, oh Yesu shimwe, Yesu shimwe. Tugiye gusaba abayobozi begere hano kugira ngo batwereke aho aba bantu bagiye kuganirizwa umwanya mutoya. Imana tuyishimire
kandi nongere saba iteraniro mwese muhagaze, iteraniro mwese muhaguruke, twongere dushimire Yesu ku bwaba, dukomere Yesu amashyi. Ijambo ryayo